Hello, twongeye kubaha ikaze kuri YouTube channel yacu. Tugiye kurebera hamwe uburyo washyira password kuri dokima yawe. Hano dufite dokima twari dusanganywe ariko turashaka kuyishyiraho password. Uburyo bworoshye bwo kwishyiraho password ni ukuza hano muri file, ukaza hano muri protect document, ukaza hano muri encrypt with password, ukakanda ugahita hano ushyiraho password. Ariko mbere yo gushyiramo password ugomba kumakinga sure ko utazayibagirwa. Ugashyiramo password, iyo umaze kubikora ukanda OK, bakubwira ngo wongere uyishyiremo kugira ngo urebe niba utajijinganya cyangwa ukaba wayibeshye. Iyo umaze kwiyemeza dokima yawe bahita bakubwira ko iri protected. So ubu ni bwo buryo washyira password kuri dokima yawe iri muri Word kugira ngo hatabagira umuntu uyifungura cyangwa agira icyo ayihinduraho. Mwakoze kudukurikira, mukoreshe subscribe, share kandi muduhe na comment. Mwakoze.